ko hatatukonde kama misumari, nywele tuzitoke kichwani, hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kurudi nyuma. Ako gahenge kagiye kubakoraho. Yego. Sinibaza niba FM23 uyu munsi iri ariko bavuga ati robona kwisobanura n'ibiki kubera ibice barimo kwigarurira. Ibi bice byari ibyabo. Sibyo? Yego. Bwa buryo bwa SSRF n'ibiki baraje barapanwa hose n'ibiki birere barabyogoze barumva nyine mbese ubu ngubu ngo bishimye ngo Wiringoma ngo yatabarutse ngo bishimye ariko uragarukira hafi umwanzi arekereje. Ubundi ni gute umwanzi arekereza akaba yagenagera Rubaya? Yego. Afande Makenga bizi ko Rubaya bayihaye barayiha buri wese kugira ngo barebe ko ubu bagiye no kwiha umufaransa. Yego. N'umufaransa baje bamubwira bati nawe tuguhaye Rubaya. Kandi bayihaye umunyamerika. Kuko hari igihe wumva aduyi ukabuzi aduyi ukabuzi icyo arwanira ukabuzi intego ye ukabuzi impamvu aduyi arimo arwana gasa ukumva warambika mikoro hasi ukajya kurasa aduyi ariko tuzamurasa. Nakabuza rero ko uru rupfu rwa Wiringoma ruraza kubyara ikintu Amerika itazahagarika. Ruraza kubyara ikintu abafaransa batazabasha guhagarika. Ruraza kubyara ikintu abadede batazahagarika n'abatanzania n'abanyangora bose abari muri iyi ntambara bose. Yego. Baraza kwishyura ikiguzi kirenze nabo bicuze bavuga ati ibintu twabikoreraga iki. Kuko ubu ngubu tuvugana Gasaro amahanga yose araje abibone. Sibyo? Yego. Ntabwo urimo kunyumva. Nakumvije. Inyeshyamba zirafata abantu zikubahiriza amahame y'intambara. Ariko leta cyangwa guverinoma irafata abantu ntiyubahiriza amahame y'intambara cyangwa ntiyubahiriza amahame kandi ari leta. Hanyuma inyeshyamba ni gute zirusha leta kubahiriza amahame y'intambara? Ni gute? Iki rero nta n'ikindi biba bisobanuye. Biba bisobanuye ko bari byanga bikunda bagomba gutsindwa Gasa. Biba bigaragaza ko abandi barimo babikora nubwo ari inyeshyamba bo bararwanira ukuri, bararwanira no kubaho. Bafite ubumuntu, naga ari ibisimba nk'abo barwana nabo. Ibi biti cyo bisobanura irega nabyo. Ni no gutsindwa muri diplomasi. Wowe ufashe umuntu uramwishe, undi aramufashe aramuguhaye. Kandi umufasha akamuguha ni inyeshyamba. Wowe uri leta ufashe umuntu uramwishe. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bakozi ba Gasaro TV turamukije umerere mu mandi zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nukuri muri abantu b'ingenzi cyane ndetse ariyo mpamvu natwe tuba duhari ngo tubahe amakuru. Nagiye numva benshi batese Gasaro wabaye iki ko wasaraye ni indwara nkuko nawe wasara. Sibyo se nagiye mbona haravuga ngo kubera ngo kurira cyane ngo banasaraye babandi nukuri kw'Imana. Piga daimoni ngo kubera kurira cyane ngo turumva ngo banasaraye. Mu makomenti bose baba sha Maga tujye kugaruka rero ku makuru agiye atandukanye aho bigaragara yuko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ingabo za leta ya Kongo zitamerewe neza cyane ndetse ziri guhura n'uruva gusenya. Ikindi turagaruka uko mama 23 yaba yamaze kwisubiza uduce two muri Masisi. Utwo duce ndaza kutubabwira muri iki kiganiro. Ngwaye ikaze nanone kuri Gasaro TV Bwana Magashi.
ko hatatukonde kama misumari, nywele tuzitoke kichwani, hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kurudi nyuma. AFC M23 ni lazima tusonge mbele, na Kisekedi wa watu wetu pamoja na FDLR, hatuwezi kurudi nyuma. Ntago basubira inyuma FDLR zikica abanyekongo. Niyo mpamvu birabiri byo kuvuga ngo urabona ngo bigaruriye ngo uduce tunutu urumva yego nuko bagize gutya bakubahiriza bya CCRF, abandi nibabyubahirize. Ubu ngubu noneho niho ugiye kubona kwagaho kagiye guhura n'umunyutsi. Yego ni gute leta ya Kongo ivuga gahenge bikarangirizanya amadrone kwica abaturage? Ako gahenge kagiye kubakoraho. Yego sinibaza niba AFC M23 uyu munsi iri ariko bavuga ati robona kwisobanura n'ibiki kubera ibice barimo kwigarurira. Ibi bice byari ibyabo, sibyo? Yego bwa buryo bwa CCRF n'ibiki baraje barapanwa hose n'ibiki birere barabyogoze, barumva nyine mbese ubu ngubu ngo bishimye, ngo Wiringoma ngo yatabarutse, ngo bishimye. Ariko kerera rederiniye nuseka neza nuseka nyuma. Yego rero bwana Magashi ndashaka guhera kuri iyi nkuru ati mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Masisi amakuru si meza na gato ku ngabo za leta ya Kongo arizo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo. Ingabo zitwa Armée Révolutionnaire Congolaise ARC zifitanye isano na FM23 ngo zatangije igikorwa cyo gusubiza inyuma umwanzi ariyo bita contre offensive muri rw'igifaransa. Amagambo agira ati bakroshari bazo parangana babasazi babyo, ati n'amagambo yo gusa naho agaragaza ko umwanzi intambara gafite cyangwa se nta kintu na kimwe yabatwara, aho bavuga ko ntibadushobora. Ndetse aha ngaha hagaragaramo no kugaragaza gushyigikira Wiringoma. Yego reka mera aha ngaha aho rero aha basa naberekana ko ati nubwo Wiringoma yatuvuyemo atariko ntago n'ubundi birangiye, nawe reka dukomerezaho n'ubundi yaragejeje. Niko n'uburi kwa ngo Wiringoma rugwaboyeho ntago birangiye. Uzi icyo bisobanuye ahubwo waruzi ko umusirikare burya rwana ari uko abonye mugenzi waguye. Waruzi ko ari bwa rwana. Ubu waruzi ko AFC M23 bagiye kwisiga isenda tukumva n'ibindi bice ahubwo byabaye tombe. Ibi bintu ntago twabivuze. Ntago twavuze ejo bundi ko nyuma y'iyi drone igitero cy'izi drone tugiye kubona ibintu by'ibitangaza ku mirwano, ku rubuga rw'imirwano. Ubu si bitangaza birenze kwisubiza ibice birenga 3-4 ku munsi umwe. Ukeka ko ari ibintu bingana gute? Birakomeye. Ukeka ko nibikomeza gutya bari bugarukire hehe? Siho nabwiraga Fane Makenganirega inyegamo z'ihema ryawe ugeze kure, ntugarukire hafi. Ntugarukira hafi n'ubundi uragarukira hafi umwanzi arekereje. Ubundi ni gute umwanzi arekereza akaba yagenagera Rubaya? Yego Afande Makenga bizi ko Rubaya bayihaye barayiha buri wese kugira ngo barebe ko ubu bagiye no kwiha umufaransa. Yego n'umufaransa baje bamubwira bati nawe tuguhaye Rubaya. Kandi bayihaye umunyamerika. Yego bari barayihaye n'abandi, bayihaye abadede bayivamo, bayiha FARDC bayivamo. Yego bayiha bigezaho bayiragiza abafaransa, bigezaho bayiragiza abanyamerika. Aba bose bazaza ariko ntacyo bazakora hejuru y'abana barwanira uburenganzira bwabo. Yego Magashi rero bikaba ari ikintu ukomeje ati baraje ahubwo bafatana uduce, aho mbona na mama 23 yabohoye ibice muri Masisi. Ibyo bice bikaba ari Kasenyi, Katobotobo n'ibice bita Luke. Ubu akakanya turi kuvugana dukora iki kiganiro bikaba biri kugenzurwa na FM23. Ndetse abagaragaza ko kazinga ubwo reka nsubire mu makuru yanjye nabyanditse ku munsi w'ejo no wabanjirije ejo nabwo haberagamo imirwano ikomeye cyane muri Kazinga. Yego groupement yego angani Kazinga na Mahanga. Yego mama 23 ariko Mahanga nayo yavuye. Oya ahubwo mama 23 yari yambuwe utu duce harimo ibitero. Ahubwo mama 23 yashakaga kwisubiza utu duce. Yego
rero bakanagaragaza mahanga urebye bajya gufata za roke mahanga babaye nk'abayidoginga ahubwo amahanga basa nk'aho bayisize nk'inyuma hagana nk'ibumoso niko twavuga yego ni ukuvuga ngo rero ubundi abageze ruki mahanga basa nk'aho bayisize inyuma urumva ibintu byabaye ahubwo hano Aduyi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuko urumva wowe wabaye nk'usiga umuntu ahagana inyuma wowe ukomeza mu kindi cyerekezo ariko imbere bivuze ngo niba wakubitiwe imbere tayari na bagushyiriye babandi wasize inyuma nabo baragukubita hano niho haguye wa mujenerali kuko byagaragaraga ko aha Kasenyi groupe ya Kibabi teritwari ya Masisi abarwanyi ba 23 ubwo ni ku munsi w'ejo bari batangiye gusubiza inyuma Wazalendo aho babagabagaho ibitero yego rero urumva icyavuyemo nuko utu duce bamaze kugira iki bamaze kudufata kugeza kuri uyu munsi akaba ari bari kudukontorora cyane ahubwo tukaza kwibaza tuti ese nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma nibyaba ari nk'umujinya mwiza reka nkoresha iryo jambo ahubwo bigiye kubatera kuba bavuga bati n'ubwo apfuye bwo reka dukomeze dukotane ndakubwiza ukuri yego urupfu rwa Wiringoma ikiguzi cyarwo bakitegure kwafaci bitegure kubifatisha amaboko yombi bitegure kuko ubu ngubu gasasha mana yanjye hari igihe mba numva nanjye byakaze burya ntago byabura kuko hari igihe wumva Aduyi ukaba uzi Aduyi ukaba uzi icyo arwanira ukaba uzi intego ye ukaba uzi impamvu Aduyi arimo arwana gasa ukumva warambika mikoro hasi ukajya kurasa Aduyi ariko tuzamurasa nakabuza rero ko uru rupfu rwa Wiringoma ruraza kubyara ikintu Amerika itazahagarika ruraza kubyara ikintu abafaransa batazabasha guhagarika ruraza kubyara ikintu abadede batazahagarika n'abatanzaniya n'abanyangora bose abari muri iyi ntambara bose yego baraza kwishyura ikiguzi kirenze nabo bicuze bavuga ati ibintu twabikoreraga iki kuko ubu ngubu tuvugana Gasaro amahanga yose araje abibone sibyo yego ku buryo ubu ngubu biragoye gutangira aba bantu barasiwe mu birindiro byabo mu gihe hari haragiyeho za CCRF haragiyeho ngo duhagarike intambara amasezerano yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington bayatesheje agaciro ariko niba ubyibuka umugabo witwa Magashi we waravuze uti aka gahenge ati mama 23 yatanze karaza kwibyarira ikintu gikomeye twari turi kubivuga turi ku munsi wo kwa kane wabivuga ku munsi wo kwa kabiri mu masaha 12 mu kiganiro narabibabwiye agahenge iteka ryose yo Kisege dasabye agahenge abagiye gukora ibintu nka bitatu icya mbere arimo regeranya drone burya nubona asabye agahenge ujye umenya ngo yakubiswe yanoze yego urumva ajya gusaba agahenge cyagiye akanga za Minembwe yagira ngo arebe ko yafata Minembwe n'ikibuga cy'indege byibura CCRF zibeho yamaze kuhafata ibi bintu biramunanira arongera asaba agahenge ariko arimo yiruka ajya guhuruza ajya gutabaza ajya gushaka drone asaba agahenge nuko ngo yasabye agahenge ubundi nibwo nge nteguza AFC M23 kigiye kuraswa kuko mba mbizi ibyarimo apanga yego ahubwo kibaza ngo aba banyiri gupangirwa bo ntago baba babibona ibintu biba kabiri mu rugo rw'umugabo kabiri mu rugo rw'umugabo ntago biba byumvikana yego tujya tuvuga uburyo barwanya n'ibiki banakwago dutanze tekinike n'ibiki ariko ntago tuba dutanze tekinike ahubwo tuba twerekana ese niba byagenze gutya haraza kubiki sibyo yego kandi tekinike ntago wazimaraye tekinike z'umwanzi rero nazo tuzivimuzi n'umuzingo tukababwira aho tekinike zabo mwarazibonye mwabahaye imfungwa zabo ntibabahaye imfungwa zanyu ariko bamwe bakagaragaza ko kuri iyo side ari faiblesse kuri mama 23 ikomeye abenshi bagiye bigaruka abasesenguzi batandukanye bati byibuze uyu munsi niba kwaka 700 n'urugero tanga 200 ati reba icyangahe mwabahaye bo nibabaha n'abantu n'icyaka byibuze abantu 100 ntiwabibonye ko hari n'abandi 240 bagiye kurekura ko ni ikibazo kubera icyo bagiye kubarekura batararekurwa na bake
kubera iki bagiye kurekurwa kandi ibitero bibari hejuru. ubu se baracyabarekuyera bimeze gutya muri ahubwo bakaye babafanyiye. Kisekedi nawe amakuru akamugeraho, mwege namwe mubinjiremo mubafanyiye, noneho Kisekedi aza kumenya ko ari nabo mwafanyiye muri babandi mwafashe, babanze bamunukire. 23 irimo iritwara nka guverinema, ariko bafate muri babandi bamwe bazwi nk'abange nka batanu bazwi, babanze babakurikize Wiringwa abone ko ishyamba atari ryera. Nabo bagira icyo bamusaba bati se kuri mukora ibi ngibi uzi ko bafite abantu bacu, hiriga reba nk'abadede, reba igihe bahereye barekura abadede. Kandi abasirikare baye mu 23 bashobora kuba barafashwe n'abadede. Kuki nta mudede? Ako nta nabo bafasha. Naringiye kuba promotion. Ngo hashoboka ari nk'abo bafasha abadede, akabadede ntabo bafasha. Bawe baranabafashe barabishe. Niba barabishe kuki mwege mufata babose mukabarekura? Ni mwese muamugiriye abadede ko mwababonye batora umurongo, mwarabarashe bagira basaba imbabazi bamanika amaboko, batora umurongo bavubira bambuka baji wabo, bageze imbere barahindukira baratangira kubarasa kandi babahaye inzira neza. Ibi bintu narabivuze ndavuga rero mwitegura abadede bagiye kurindimukira muri Polene de Ruzizi, barindimukire muri Ruzizi, abandi bagwe muri Tanganyika. Ibi ngibi AFC M23 yabyimye amatwi yanga kunyumva, ahubwo babarekura ku neza. Bagezeyo barongera bategura ibitero ubundi bushyashya, ubu barimo bararwana n'abandi bushyashya. Mu gihe bari kuba barabazingiye bati noneho kugira ngo tubyemere mwese nimuve hano mugende, bagatira amategeko bitewe n'uruhande barimo cyangwa n'uburyo babazengereje. Ariko bo tayari bahise babarekura, ariko hari ibidede bifungiye i Bukavu niba bikoremo, harimo n'ibikoroneri nka bibiri. Ya M23 burya nta ikigaragara cyo bo ni nko kuvuga uti umusirikare yatumwe ku rugamba ntago yaba victime. Ntago nicyo abantu bavuga bati aba M23 bafite ati ku ruhande rwa leta hari ubwo twumva ko bishwe, atari ko M23 ishobora kuba arabifata bikaba basubiza itaba reba igihe hereye ifata abadede. Ariko none se ariko nanone ni byiza ku rundi ruhande, ni byiza ariko harimo no gukabya. Umusirikare yatumwe ku rugamba yego arishe kumena amaraso sibyo, ariko nanone umusirikare niwo dari n'amazu uretse yuko nyine no mu mategeko y'intambara ntago byemewe kwica umuntu wafashe mateko, ntago byemewe. Ariko kubera iki leta ya Kongo cyangwa ya Gisekedi cyangwa ya Neva, kubera iki yibikora bari yabo ntibabikore kandi ari bo nyeshyamba? Kubera iki rero wowe nawe urimo kunyumva nakumvisha inyeshyamba zirafata abantu zikubahiriza amahame y'intambara, ariko leta cyangwa guverinoma irafata abantu niyubahiriza amahame y'intambara cyangwa niyubahiriza amahame kandi ari leta. Hanyuma inyeshyamba ni gute zirusha leta kubahiriza amahame y'intambara? Ni gute? Iki rero nta n'ikindi biba bisobanuye ko bari yabyanga bikunda bagomba gutsindwa gasa. Biba bigaragaza ko abandi barimo babikora nubwo ari inyeshyamba, bo bararwanira ukuri, bararwanira no kubaho, bafite ubumuntu, ntago ari ibisimba nk'abo barwana nabo. Ibi bitsi cyo bisobanura irega nabyo ni no gutsindwa muri diplomasi. Wowe ufashe umuntu uramwishe, undi aramufashe aramuguhaye, kandi umufasha akamuguha ni inyeshyamba. Wowe uri leta ufashe umuntu uramwishe, uba wumva iyo ntambara uzayitsinda? Biragoye. Ese iyo ntambara nubwo abantu wenda tugira gutya n'intambara tukazanamo Imana bakavuga ati by'Imana ntimukabiza by'intambara ntimukabizanemo Imana, Imana yidacurwa kibera. Ni gute yitabona ibyo bintu? Ivuga itaba abantu koko bararengana kubera iyo mpamvu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana igira gutya igaha imbaraga intare za Sarambwe, umwe muri bakica igihumbi. Ubu abo barimo birukankana muri iriya misozi ya za Ruki na za Gatobotobo ni benshi cyane. Ariko turaza kurenza ababirukangana aho wanabonye ko muri utu duce haguyemo reka ndebe niba ari umujenerali cyangwa umukino muki umujenerali n'umujenerali nabonye ari umujenerali ko tutarabona amazina ye. Kanze ndebe niba ari umujenerali ndaje mamagare ahubwo baduha amazina ye tutaza gutangaza kandi abazi bari ko generali umwe munyekongo yego akaba yishwe na 23 ndetse n'abarwanyi be benshi yego. Ahubwo aya mazina turaza kuza kuyabaza
turababwira mu biganiro byacu biri imbere. Nuko mbyumva, ariko nanone benshi bati rwose ati M23 niba ari uko bikomeje ati M23 igiye kurangira, wowe ubona ibyo bifite ishingiro ibihe kuba gutakaza igari ngo kuba umuntu ati ya M23 yabigiye ati kandi ari bwije kuko hashize umunsi umwe hahise hafatwa n'utu duce twose twanuzi twa Lukina za buriya ndakubwiye ngo buriya nibwo bagiye kurwana. Buriya nibwo bagiye kurwana, ureke ibyo bikinishaga. Yego, buriya hagiye kuba ibintu bibi cyane, hagiye gufatwa ibindi bice byinshi, ndetse na bya bice batinyaga gufata buriya babonye uburenganzira bwo kubifata mu bundi buryo kubera igitambo. None ko tujya tubona tuti agahenge nyine nimara gufata utwo duce twose yari ifite, yego, bizasaba ko yongeraho utundi duce itari ifite, babone kuyisaba agahenge kubera ko bazaba bakubiswe, yongere ihagarare, bongere bayipangire. Niko bimeze iyi ntambara. Areba igihe twayihereye Gasaro kuva Sabyinyo, niko ibi bintu byagendaga. Twarimo tuvuga uburyo Kisekedi yagiye gusaba kwa Macron umusada. Yego, Macron rero wamwibwiriye ko agomba kumvikana n'aba bantu arimo arwana nabo. None aho kumvikana nabo akomeje gusaba umusada. Yego, bisobanuye iki? andi makuru ndumva twayagarukaho mu ngingo zitandukanye, ku ngingo zitandukanye turagarukaho mu kanya maganda. Ndabona amakuru akiri menshi, ndagushimiye cyane. Wa mugani wati watatu wasonge mbele wa Willy wakufe mmoja atakayebaka atajenga hicho. Yego, hariya icyo barwanira nicyo cya mbere, nicyo kibanze. Ibindi byo gupfa byo wa warabyiyemeje. Iyo witangiye igihugu no kukimenera amaraso ba warabyemeye. Iyo wambaye uriya mwenda, nanjye ntabwo nari nzi ko nzaba nkiriho kugeza uyu munsi. Yego, ariko Imana yampagaritse nkaba nkiriho nuko hari impamvu. Yego, rero iyo wambaye umwambaro w'urugamba tayari, buriya niyo mpamvu nyamubwira ko abasirikare ari abakabiri kuri Yesu. ndagushimiye cyane. Ibyo bitangiye no kubipfira bimera kubipfira cyane rwose, kandi wanga kuyamenera ukuri imbwa zikayanywera ubuntu. Yego, nahariya wasitara ku musambo ugapfa cyane, cyo kagwa no muri nkanswe noneho gupfa wowe uri mu rwanira uburenganzira bwawe, kandi hari abo urwanira bari inyuma. Biriya ni ibintu biba bizibukwa, kandi kuri iyi si buri muntu wese afite igihe cyategekewe azavira muri uyu muntu. Nta n'umwe utazapfa, ahubwo upfuye gute? Upfuye uri imbwa ye FDLR imangamanga mu ishyamba, upfanye ingengabitekerezo ya jenoside yo kumva ko hari abantu bagomba kurimbuka bagashira, upfuye ushaka kumena amaraso y'inzirakarengane, undi apfuye arimo abuza ayo maraso kumeneka. Abo bantu n'imbere y'Imana ntabwo bazaba bangana. Murakoze cyane, ndagushimiye cyane. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye, Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze? Uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022, wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye, aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo